Ikaze mwese kuri channel yacu ya Turi Rwanda Test iteka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bworoshye watekamo pavuro zirimo umuceri imbere. Mu guteka zino pavuro rero tugiye kubanza turebere hamwe ibyo turi buze gukina mu guteka zino pavuro. Mbere na mbere turabanza dufate pavuro tuzironge neza, ubundi dukate rwa ruhande rwo hejuru rurimo imbuto dukoresheje icyuma. Pavuro zose rero niko turi buze kuzikata tuvanamo imbuto. Mu gihe rero tumaze gukata pavuro zacu, reka tuze kurebera hamwe rero ibyo turi buze gukenera, ibikoresho byose turi buze gukenera mu gukora zino pavuro. Turaza gukenera ikiro n'igice cya pavuro, tuze gukenera inyanya 3, tuze gukenera umuceri agasorori kanini, tuze gukenera ibitunguru binini 2, amavuta y'ubuto igice cy'igikombe, amazi igice cy'igikombe, sesi tomate ikiyiko kimwe kinini hamwe na seleri, tuze gukenera n'ibirungo, tuze gukenera n'inyama ziseye. Reka rero dutangire dukore wa muceri wacu tuza gushyira muri pavuro. Turaza gufata rero wa muceri twaronze neza agasorori kanini, kongeremo inyama ziseye agasorori karinganiye. Uko washiramo inyama nyinshi niko umuceri uza kuryoha. Turaza kongeramo ibitunguru, tuze kongeramo n'inyanya twakase inyanya 2, tuze kongeramo na seleri, tuze kongeramo amavuta igice cy'igikombe, tuze kongeramo n'amazi igice cy'igikombe. Turaza kongeramo sesi tomate. Sesi tomate rero turaza gufata twongeremo amazi makeya kugira ngo ize gutoha, ubundi tuze ize koroha, ubundi tuze kuyishiramo nayo. Turaza kongeramo n'ibirungo byacu, black pepper na red pepper n'umunyu. Na ibindi birungo ufite nabyo wakongeramo, ibirungo by'inyama ibyo arabyo byose. Bari kuvangavanga neza ku buryo byose byivangavanga. Umaze kubona ko umuceri ukomeye, ushobora kongeramo amazi, ariko kongeramo amazi makiringaniye ku buryo umuceri uza koroha. Tugiye gutangira dufate wa muceri twavanze neza, turaza kuwushyira muri za pavuro rero n'imbere. Twagenda dufata dukoresha ikiyiko dushyiramo, ariko ntabwo tuza gushyiramo umuceri mwinshi cyane, kuko umuceri mu gihe uri gushya uratumba, ukaba wasohoka hanze nyine muri pavuro. Impamvu uza gushyiramo umuceri uringaniye muri pavuro, kandi ntabwo uza gukanda cyane kugira ngo uwutsindagiremo. Turaza gufata pavuro zose rero dushyiramo umuceri. Nitumara kuzishyiramo turaza kuzishyira mu isafuriya nini. Mwana pavuro zose uko twashyize mu isafuriya turazishyiramo tuzihagaritse kugira ngo umuriro utaza kumeneka mu gihe uri gushya. Ubundi mu gihe pavuro tumaze kuzishyira mu isafuriya zose, turaza gukora isosi turi buze kuzitekesha. Turafata amavuta makeya dushyire ku ipanu, dushyiremo ikiyiko cya sesi tomate, ubundi tugaragure. Mu kugaragura rero turagaragura cyane kugira ngo ya sesi tomate ize gushya. Mu gihe sesi tomate imaze gushya, turongeramo amazi gake gake, ariko dukomeza no kugaragura. Turongeramo amazi ashyushye, ubundi dukomeze tugaragure. Sesi tomate imaze gushya neza, iraza kuba isosi nziza ifashe. Muri ya sosi rero turaza kongeramo umunyu mukeya uringaniye kugira ngo pavuro zose zize kugira icyanga. Turaza gufata rero ya sosi tugenda dusuka kuri pavuro hejuru. Tumaze gusukaho ya sosi, turaza gufata rwa runyanya rwasigaye turukatemo udupande duto, ariko twanaruhaseho n'igishishwa cy'inyanya, ubundi dushyire kuri pavuro zacu hejuru. Nitumara kuzishyiramo rero, ngende kubera ko nakoze pavuro nyinshi cyane, ntabwo zakwiriye isafuriya yose. Pavuro zindi zasigaye nazo nazishyize hejuru, kuko nabwo nta kibazo, bishobora gushya nta kibazo. Turaza gushyira hejuru rero pavuro, twongeremo ya sosi, dushireho n'inyanya hejuru, ubundi turaza gushyiraho n'umunyu. Umunyu impamvu tuwushyiraho ni ukugira ngo za pavuro nazo zize kugira icyanga cy'umunyu. Turaza rero gufata ya sosi yindi yasigaye nayo tuze kuyongeraho kuri za pavuro. Ubwo na wa munyu nawo turawushyiraho hejuru, ubundi dufunike isahani hamwe n'umupfundikizo, ubundi tubireke bishye. Ariko ukomeza gukontorora ngo urebe ko amazi yashizemo. Urabiteka ku muriro uringaniye muke cyane kugira ngo bidashirira. Rero tumaze kureza pavuro zacu zimaze gushya,
turaza kuzikontorora turebe ko zahiye. Niba zitarashya turaza kongeramo amazi. Ubonye ko amazi ari gushiramo, uraza kugenda wongeramo amazi make, amazi ashyushye. Umaze kubona ko pavuro zitarashya, urongera upfundikire uzireke zishye. Pavuro zacu rero zimaze gushya, ubona ko ikanya ushobora kuyikanda muri pavuro ikaba yakinjira, ni ukubera ko zose zahiye. Turafata rero tuzare ku isahane, twongereho n'agasosi kayo, ubona ko zimeze neza zahiye. Izi pavuro rero zirimo umuceri ni pavuro ziba ziryoshye cyane ku buryo n'umwana w'uruhinja ugitangira kurya nawe yazirya, kubera ko umuceri uba woroshye cyane ku buryo umwana yabasha kuwekenya, kandi akaba yafashe no kuri vitamine zose z'inyama, ibitunguru. Ndabashimira rero mwese, mukomeze kugira umunsi mwiza, murakoze.